Amahoro y'Imana bavandimwe, nshuti za Yesu na Mariya, Alphonsine yankurije baramutsa, nari ngarutse ngo dukomeze gusoma ijambo ry'Imana, dusangire ifunguro rya roho zacu. Turakomeza gusoma muri Bibiliya Ntagatifu, turacyari mu gitabo cy'Intangiriro. Uyu munsi rero turasoma guhera ku mutwe wa 21 kugeza ku mutwe wa 24, ni uguhera ku ipaji ya 44 kugera ku ipaji ya 50 muri Bibiliya Ntagatifu mu gitabo cy'Intangiriro. ABRAHAMU na IZAKI. Ivuka rya IZAKI. Uhoraho agenderera Sara nk'uko yari yarabivuze, amugenzereza uko yari yarabimubwiye. Sara asama inda, abyarira umusaza ABRAHAMU umwana w'umuhungu, ku gihe Imana yari yavuze. ABRAHAMU yita umuhungu we IZAKI, uwo Sara yari yamubyariye. Hanyuma ABRAHAMU agenya IZAKI ku munsi wa 8 nk'uko Imana yari yabimutegetse. IZAKI avuka, ABRAHAMU yari ageze mu kigero cy'imyaka 100. Sara araterura ati Imana inteye guseka, n'undi wese uzabyumva azansekera. Arongera ati ninde wigeze abwira ABRAHAMU ngo Sara azonsa abana? Nyamara dore mubyariye umuhungu mu zabukuru. Hagara na Ismaeli bameneshwa. Umwana arakura aracuka. Umunsi wo gucutsa IZAKI, ABRAHAMU akoresha ibirori, ararika abantu benshi, arabagaburira. Bukeye wa muhungu Hagara umunyamisirikazi yari yarabyariye ABRAHAMU, Sara amubona akina, niko kubwira ABRAHAMU ati menesha uriya muja n'umwana we, kuko umwana w'uriya muja atagomba kuzagabana umurage n'umwana wanjye IZAKI. Ibyo birakaza ABRAHAMU cyane kuko yari umuhungu we. Ariko Imana iramubwira iti iby'umuhungu wawe n'umuja wawe ntibigutere umutima mubi. Icyo Sara akubwira cyose umwumve, kuko IZAKI ari wo umuryango witiriwe izina ryawe uzaturukaho. Naho umuhungu w'umuja wawe, nawe nzamugira umuryango, kuko nawe ari uwawe. ABRAHAMU arazinduka cyane, yenda umugati n'isaho y'uruhu irimo amazi, abiha Hagara, amuhekesha umwana ku bitugu, aramusezerera. Aragenda ajya kuzerera mu butayu bwa Berisheba. Amazi aza gushira muri iyo saho y'uruhu, umwana amuta mu gihuru. Aragenda ajya kwicara ahitaruye nk'intera y'aho umuheto wageza. Ubwo yaribwiraga ati noye kureba aho umwana wanjye apfa. Yicara ahitegeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'umwana, maze marayika w'Imana ahamagarira Hagara mu ijuru ati Hagara ni iki? Wigira ubwoba, kuko Imana yumvise ijwi ry'umwana aho ari. Haguruka ujyane umwana umufashe ukuboko, kuko nzamugira umuryango mugari. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuza isaho, aramiza umwana. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Atura mu butayu bwa Parani, nyina amushyingira umukobwa wo mu gihugu cya Misiri. ABRAHAMU na Abimeleki bagirana isezerano. Muri iyo minsi Abimeleki na Pikoli umutware w'ingabo ze babwira ABRAHAMU bati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Noneho rero ngaho ndahira ku Mana tukiri ahangaha, utazampenda ubwenge, yewe umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, uzatubera inshuti, yewe n'igihugu utuyemo nk'uko twakubereye inshuti. ABRAHAMU ati ndabirahiye. ABRAHAMU yinubira Abimeleki kuby'iriba abagaragu ba Abimeleki bari bamunyaze. Abimeleki atera hejuru ati sinzi uwabigize. Nawe ntabwo wigeze ugira icyo ubimbwiraho, kandi nanjye n'uyu munsi mbyumvise. ABRAHAMU azana amatungo magufi n'amaremare, abiha Abimeleki,
bombi bagirana isezerano. Aburahamu arobanura abana b'intama z'inyagazi 7 zo mu mukumbi we. Abimeleki abwira Aburahamu ati utwo twana tw'intama tw'inyagazi 7 urobanuye bisobanura iki? Aramusubiza ati uko ari 7 ndatuguha kugira ngo bimbere gihamya cy'uko ari jye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye aho hantu bahita Berisheba kuko ariho barahiriye bombi. Nuko bagirana isezerano i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Pikoro umutware w'ingabo ze basubira mu gihugu cy'Abafilisiti. Aburahamu atera igiti cya tamarisi agitera i Berisheba yambarizaho izina ry'Uhoraho Imana y'ubuziraherezo. Aburahamu amara iminsi muri icyo gihugu cy'Abafilisiti yari yarasuhukiyemo. Aburahamu yemera gutamba Izaki. Nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti Aburahamu, arayisubiza ati ndi hano. Imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe ye, nuko agenda hamwe n'abagaragu be 2 na Izaki umwana we w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu yubura amaso, aho hantu ahabonera kure, maze abwira abagaragu be ati nimugume hano n'iyo ndogobe jye n'umwana, turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukira tubasange. Aburahamu yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu we Izaki, ajyana urujyo rurimo amakara yaka n'icyuma. Nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati dawe. Undi ati ni ibiki mwana wanjye? Izaki ati ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutamba iri hehe? Aburahamu aramusubiza ati Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Bageze aho Imana yari yamweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro, arugerekaho inkwi, aboha umwana we Izaki, amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Undi ati ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu menye ko wubaha Imana, ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yubura amaso, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda arayifata, ayituraho igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we. Aho hantu Aburahamu ahita Hareba w'Uhoraho, nicyo gituma na n'ubu bakivuga ngo ku musozi w'Uhoraho areberwaho. Marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijuru bwa 2, aramubwira ati ndahiye mu izina ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ubwo wangenjereje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, nzaguha umugisha. Abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarurira amarembo y'abanzi babo. Kandi urubyaro rwawe nirwo amahanga yose y'isi azifurizanyamo umugisha, kuko wumviye ijambo ryanjye. Aburahamu arahindukira, asanga abagaragu be, nuko barahaguruka, basubira i Berisheba, arahatura. Abakomoka kuri Naholi. Nyuma y'ibyo bamenyesha Aburahamu bati dore Milika nawe yabyariye murumuna wawe Naholi abana b'abahungu. Imfura ye ni Husi, hagataho murumuna we Buzi na Kemuweli se wa Aramu, na Kesedi, Hazo, Piridashi, Yiridafi na Betuweli.
Betuweli niwe se wa Rebeka. Abo uko ari 8 niwe Milika yabyariye Naholi murumuna wa Aburahamu. Inshoreke yitwa Reuma nayo ibyara Tevahi, Gahamu, Tahashi na Mahaka. Urupfu rwa Sara. Aburahamu agura ubuvumo azamuhambamo. Sara yabayeho imyaka 127. Sara yapfiriye i Kiriyati Haruba ariyo Heburoni mu gihugu cya Kanahani. Aburahamu aramuririra, aramwiraburira. Hanyuma arahaguruka, ava ku murambo we ngo ajye kumvikana na bene Heti. Nuko arababwira ati ndi umusuhuke n'umushyitsi muri mwe, nimumpe ikibanza cyo guhambamo umuntu wanjye witahiye. Bene Heti basubiza Aburahamu bamubwira bati shobuja, umva icyo tukubwira. Imana yakugize umuntu ukomeye muri twe. Uhamba umuntu wawe mu mva uri buhitemo mu mva zacu zose. Nta wakwima imva yo guhambamo umuntu wawe. Aburahamu arahaguruka, arapfukama, yubika umutwe ku butaka imbere ya bene igihugu ari bo bene Heti. Arababwira ati niba koko mwemera ko mpamba umuntu wanjye wigendeye mu mva y'iwanyu, munyumve. Nimunyingingire Efuroni mwene Sohari, maze ampe ubuvumo bwe buri Makipela ku rubibi rw'umurima we. Ahangurishe ku giciro gikwiye cya feza, aba ariho haba irimbi ryanjye iwanyu. Efuroni yari yicaranye na bene Heti. Efuroni w'umuheti rero asubiza Aburahamu mu maso ya bene Heti, ari nabo bahitaga ku irembo ry'umujyi wabo. Nuko aravuga ati shobuja, umva icyo nkubwira. Uwo murima ndawuguhaye, n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'umuryango wanjye, hamba umuntu wawe. Aburahamu arapfukama, yubika umutwe ku butaka imbere ya bene igihugu. Abwira Efuroni, bene igihugu bamwumva, ati ndakwinginze, umva icyo nkubwira. Ndakwishyura igiciro cy'uwo murima, cyemere nkiguhe, mpambe umuntu wanjye. Efuroni asubiza Aburahamu ati shobuja, akarima kaguze amasikeli 400 ya feza kanteranya nawe, genda uhamba umuntu wawe. Aburahamu yumvikana na Efuroni, amupimira ifeza yavuze, bene Heti babireba, amasikeli 400 ya feza uko abacuruzi bayapimaga. Nuko umurima wa Efuroni wari Makipela ahareba Mambure, wo n'ubuvumo burimo n'ibiti byose byari biwuzitiye ibi bya Aburahamu. Bemera ko biba ubukonde bwe, byemererwa imbere ya bene Heti n'imbere y'abahitaga ku irembo ry'umujyi bose. Nyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo buri mu murima w'i Makipela ahareba Mambure, niyo Heburoni mu gihugu cya Kanahani. Nuko bene Heti barekera Aburahamu uwo murima n'ubuvumo buwurimo ngo bimubere imbago yo guhambamo. Ubukwe bwa Izaki na Rebeka. Aburahamu yari umukambwe ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yaramuhaye umugisha muri byose. Aburahamu abwira umukuru mu bagaragu be wategekaga ibintu bye byose, ati shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, urahire Uhoraho, Imana y'ijuru n'isi, kutazashakira umwana wanjye umugore mu bakobwa b'Abakanahani dutuyemo, ahubwo uzajya mu gihugu cyanjye, mu bavandimwe banjye, abe ariho ushakira umugore umuhungu wanjye Izaki. Umugaragu aramubaza ati ahari wenda umugore ntazakunda kunkurikira muri iki gihugu, nzajyana se umuhungu wawe mu gihugu waturutsemo? Aburahamu ati uzirinde gusubizayo umwana wanjye. Uhoraho Imana y'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu cyanjye navukiyemo, yarambwiye kandi arandahira ati iki gihugu
nzakigabira abazagukomokaho, kandi niwe uzohereza umumarayika we akujya imbere kugira ngo ubonere umugore umwana wanjye iyo ngiyo. Niba kandi umugore adashatse kugukurikira, uzaba ubaye umwere ku ndahiro wangiriye, ariko ntuzasubize umuhungu wanjye iyo ngiyo. Nuko wa mugaragu ashyira ikiganza cye munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu, maze arabimurahirira. Umugaragu yenda ingamiya 10 mu za shebuja, afata ibyiza mu bintu shebuja yari atunze, aragenda. Nuko arahaguruka yerekeza mu ntara ya Aramu yo hagati y'inzuzi ebyiri mu mujyi wa Naholi. Abyagiza ingamiya hirya y'umujyi hafi y'iriba. Ubwo bwari bugorobye n'igihe abagore basohoka mu ngo bajya kuvoma. Nuko arasenga ati, Uhoraho, Mana ya databuja, mpa guhura n'uwo nshaka, wereke databuja Aburahamu ubuntu bwawe. Dore mpagaze hafi y'iriba, kandi abakobwa b'ino bagiye kuza kuvoma. Umukobwa nza kubwira nti, cisha bugufi ikibindi cyawe ninywera amazi, nawe akansubiza ati, cyo nywa, ndetse ndakuhirira n'ingamiya, azaba ari we wageneye umugaragu wawe Izaki, maze ibyo bizamenyeshe ko wagaragarije databuja Aburahamu ubuntu bwawe. Akivuga ibyo, Rebeka abasohotse mu mujyi. Yari umukobwa wa Betuweli, mwene Milika muka Naholi, murumuna wa Aburahamu. Nuko aza atwaye ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa akaba mwiza cyane, kandi yari akiri isugi, nta mugabo wari waramumenye. Amanuka ku iriba, yuzuza ikibindi arazamuka. Umugaragu yirukanka amusanga, aramubwira ati, niba ubishaka, reka ninywere intama ku mazi yo mu kibindi cyawe. Umukobwa arasubiza ati, cyo nywa shobuja. Maze ako kanya acisha bugufi ikibindi, amuha amazi yo kunywa. Amaze kumuha icyanywa, aravuga ati, ngiye kuvomera n'ingamiya zawe, nazo nzuhire kugeza ubwo zishira inyota. Aranguriza bwangu ikibindi mu kibumbiro, yongera kwirukankira ku iriba kugira ngo avome, maze avomera ingamiya zose. Nyamugabo yamurebaga yicecekeye, yibaza niba Uhoraho yamugejeje cyangwa se atamugejeje ku cyo yifuzaga. Igihe ingamiya zimaze kunywa, wa mugabo afata impeta ya zahabu y'uburemere bw'igice cy'isikeli, arayimwambika, naho ku maboko amwambika ibitare bya zahabu y'uburemere bw'amasikeli 10. Nuko aramubaza ati, uri umukobwa wande? Bimbwire ndabigusabye. Arongera ati, ese hari umwanya waboneka kwa so ngo tujye kurarayo? Rebeka aramusubiza ati, ndi umukobwa wa Betuweli, umuhungu wa Milika yabyariye Naholi. Ati, iwacu hari isaso n'ubwatsi bwinshi, hari n'umwanya w'icumbi. Nuko umugabo arapfukama, yubika umutwe ku butaka, aramya Uhoraho, avuga ati, nihasingizwe Uhoraho, Imana ya databuja Aburahamu, utamuhisha ineza n'ubuntu bwe, kuko Uhoraho yanyoboye inzira ijya ku bavandimwe ba databuja. Umukobwa yiruka ajya kubwira nyina ibyo yari amaze kubona. Rebeka yari afite musaza we akitwa Labani. Labani uwo arasohoka, yiruka bwangu, asanga wa mugabo ku iriba. Yari yabonye impeta n'ibitare mushiki we yari yambaye, amaze no kumva mushiki we Rebeka avuga ko uwo mugenzi yamuvugishije, niko kumusanganira ku iriba aho yari ahagaze iruhande rw'ingamiya ze. Aramubwira ati, ngwino muhire w'Uhoraho, kuki waheze hanze, kandi inzu nayitunganije, hari n'ikiraro cy'ingamiya. Uwo mugabo aza mu rugo, ingamiya zikuraho imitwaro yazo, baziha ubwatsi, baziha icyarire, naho we n'abari bamuherekeje babaha amazi yo koga ibirenge. Baramufungurira, ariko aranga ati, simfungura ntaravuga icyo ngomba kuvuga. Labani ati, ngaho kivuge. Ati, ndi umugaragu wa Aburahamu. Uhoraho
yasendereje imigisha kuri databuja, yamugize umuntu ukomeye cyane, yamuhaye amatungo magufi n'amaremare, amuha feza na zahabu, amuha abagaragu n'abaja, amuha ingamiya n'indogobe. Na Sara umugore wa databuja igihe yari ageze mu zabukuru yamubyariye umuhungu, none yamuraze ibyo atunze byose. Databuja yandahiye indahiro ati, umwana wanjye ntuzamushakire umugore mu gihugu cy'Abakanahani dutuyemo, ati ahubwo uzajye mu muryango wanjye, mu nzu ya data, uzaba ariho umumushakira. Nabwiye databuja nti wenda umugore ntazemera kunkurikira, maze aransubiza ati uhoraho mpora ngenda imbere azakoherereza umumarayika, azakugeza ku cyo ushaka, uzabonere umuhungu wanjye umugore wo mu muryango wanjye no mu nzu ya data. Numara kugera mu muryango wanjye, umuvumo wanjye ntuzaba ukikokamye. Niba namukwima nabwo uzaba ubaye umwere. Uyu munsi nageze ku iriba ndavuga nti, uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, niba urugendo ndimo warugeze ruhire, dore ndi ku iriba ngusabye ibi. Umukobwa uza gusohoka aje kuvoma, nkaza kumubwira nti, niba ubishaka reka ninywere utuzi two mu kibindi cyawe, maze akansubiza ati cyo nywa ubwawe, kandi ndavomera n'ingamiya zawe, azaba ari we mugore uhoraho yageneye mwene databuja. Mbaye ntararangiza kwibwira ibyo, Rebeka barasohotse atwaye ikibindi ku rutugu, amanuka ajya ku iriba maze aravoma. Ndamubwira nti mpa icyo kunywa niba ubishaka. Ako kanya acisha bugufi ikibindi arambwira ati cyo nywa, kandi nduhira n'ingamiya zawe. Nanyoye kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Namubajije nti uri umukobwa wande? Ati ndi umukobwa wa Betuweli, umuhungu wa Milika yabyariye Naholi. Nuko mpera ko mwambika impeta ku zuru, mwambika ibitare ku maboko. Hanyuma ndapfukama ndamya Uhoraho, nubitse umutwe ku butaka, kandi nsingiza Uhoraho, Imana ya databuja Aburahamu, yanyoboye mu nzira kugira ngo mbonere umuhungu we umugeni, umukobwa wa murumuna wa databuja. None rero nimushaka kugirira databuja ubuntu n'ineza, ntimunderege mumbwire. Nimutabyemera nabwo mubimenyeshe, maze njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli barasubiza bati, ibyo biturutse kuri Uhoraho, ntacyo twashobora kubikubwiraho, ari icyiza n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane maze abe umugore w'umuhungu wa shobuja, nk'uko Uhoraho abivuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise ayo magambo, yubika umutwe ku butaka imbere y'Uhoraho. Hanyuma azana feza, azana zahabu n'imyenda, abiha Rebeka. Aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro kinini. We n'abo bazanye bararya baranywa bararara. Bukeye mu gitondo bamaze kubyuka, arababwira ati nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nagume hano hamwe natwe iminsi mike, mbese nk'iminsi 10, hanyuma azabone kugenda. Arabasubiza ati, mwintinza, kuko Uhoraho yampaye urugendo ruhire, nimundeke ngende nsubire kwa databuja. Bati, duhamagara umukobwa noneho tumubaze icyo atekereza. Nuko bahamagara Rebeka babaza bati, urashaka kujyana n'uyu mugabo? Arasubiza ati, turajyana. Nuko bareka umwana wabo Rebeka aragenda, hamwe n'umuja wamureze n'umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Rebeka bamuha umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu, uraba umubyeyi w'ibihumbi n'agahumbagiza, urubyaro rwawe ruzigarurira amarembo y'abanzi rubahashye. Rebeka n'abaja be barahaguruka, burira ingamiya, bakurikira umugaragu wa Aburahamu. Nuko uwo mugabo afata Rebeka baragenda. Ku kagoroba
Izaki aza aturutse ku iriba rya Lahayiroyi. Icyo gihe yari atuye mu ntara ya Negevu. Nuko kuri uwo munsi mu kabwibwi ajya gutembera mu gasozi ngo yubure amaso abona ingamiya ziraje. Rebeka nawe yubuye amaso arabuka Izaki yururuka ku ngamiya. Abaza umugaragu wa Aburahamu ati uriya mugabo uri ku musozi uje atugana ninde? Umugaragu ati ni databuja. Ako kanya Rebeka yemera igitambaro cyo mu mutwe aritwikira. Umugaragu atekerereza Izaki ibyo yari yarakoze byose. Izaki yinjiza Rebeka mu ihema rye. Izaki arongora Rebeka amubera umugore, aramukundwakaza, nawe amuhoza urupfu rwa nyina Sara. Nimwakire ijambo ry'Imana.